bye. ako kantu k'inyuma uzagakata sibyo Ibyo nabyo bifata ibyo bari kuvuga. Don't delete. Amafaranga atari ikibazo, ni gute wabaho, ni gute wabayeho ubuzima bwawe? Shani gute se ahubwo ntabaho Wabayeho gute? Ngo ni gute zago naho. Noneho ngo how many times have you been in love? Ni nko kuvuga ngo ni inshuro zingahe wabaye mu rukundo? Once. Okay. Ibindi byari infatuation Infatuation ni Ni iki mu Kinyarwanda? Infatuation ni iki mu Kinyarwanda? nk'agahararo. Wowe? Ngiye ni nyinshi cyane ntago nazibara. Muzi ko ndi umuntu uri extrovert cyangwa se umuntu ukunda gusohoka gupatinga, but in reality I'm an introvert person. Like ntabwo mbikunda, like ndi wa muntu ukunda kuguma hanze. Hanze. Monzi. Arabitubwiye. Hello Agape Hub family, ndabashuje mwese abankunda abankurikira abakurikira ibintu mbagezaho bya buri munsi, ndabasuje cyane kandi ndabakunda cyane. Rero guys, uyu munsi za nshuti zanjye zagarutse bibisha Yego. ababonye bwa mbere reka bongere batwibwire. Okay, mwiriwe neza, amazina yanjye ni Kate. Ndi kuvuga gahoro cameraman. Okay. Hello, muraho neza mwese, nitwa Kate, ndi umushuti wa Agape. Nkaba nishimiye kubana namwe hano kuri Agape Hub 250. Hello, nitwa Emeline Bibishe, tuje mu kiganiro hano. Ndishimiye kandi ko kubana namwe. Mbere ko tubaganiriza, ko tuje kubaganiriza, tuje kubintertaininga, mbere ko tubaganiriza, niba ari ubwa mbere utarakora subscribe, banza ukore subscribe. Ndabeshya? Banagure. Subscribe. Like, comment and share. And tell a friend to tell a friend. Rero hari akaje tugiye gukina, hari twe twakinye ubushize, ariko hari amakarte y'ibibazo tugiye gusubiza. Hari amakarte tugiye gusubiza, ni ibibazo bidufasha kumenyana, bigafasha namwe mudukurikiyeho kuba watekereza kuri icyo kibazo, nawe ukagishakira igisubizo, cyangwa nyine bifasha umuntu kwitekerezaho. Rero wicare ufate, niba ari ikirahure cy'icyo ugiye kunywa unywe, niba ari agatebe wicare udukurikire, ndabizi kuri bw'enjoyingi. Keti, niba ugiye kutubaza? Ngiye kubabaza, nzajya mbabaza ikibazo, ngiye mbabaza ibibazo biriho hano na amacards. Noneho uwo nyibajije azagisubiza, niba adashoboye kugisubiza bafite amakarte hano y'umweru ariho Helena, cyangwa se bivuze ngo no. Noneho ndumva twatangira, uramfatira mikoro kugira ngo okay. Mbanze nde? Urabanza ushaka, ni wowe uyoboye. Ni wowe utuyoboye. Uri tayari? Yajeje. How late is too late to show up for the first date? Ni nko kuvuga ngo ni ryari umuntu ashobora kuza akererewe kuri date, kuri gahunda mbese. Mugiye nko gusohoka kuri date. Ndetse mu bwa mu Kinyarwanda. Kuri rendezvous. Ni abomination. Ibyo gukererwa ubundi ibyo ntago ugomba kugeraho imbere basi iminota 10. Mbere iminota 10? Ku isaha mwahanye. Okay.
njye numva ugomba kuhagerera ku isaha kuko baravuga ngo mbere y'isaha si isaha na nyuma y'isaha si isaha. my So, sister. but hano bari kubaza ngo how late is too late, uba wakabije bingana gute cyangwa se n'ibyari wakabya cyane like numva wabaye warengeje iminota 30 waba wakabije. Ariko se ubundi mbere yo gukererwa abanza ubimenyeshe uwo muntu mugiye kuri date, umubwiye ko ubanza unamubwire kuri bukererwe, abimenye hanyuma ukererwe. iyo tugiye kuri date tukaza wakerewe nabona nka sign ya mbere. red flag. Nabona ko ntabwo bishyizemo imbaraga. Like utanambwiye utunota 10 se wambwiye atakubwiye ni abomination wa mugani, ariko utambwiye nawe ugashawe umuntu utunota 10 ntabwo bizavamo. Basi ngiye nakerewe ariko nuva abakobwa tugira pasi nabwo. ujye tugutereka aho ngaho komeza. Do you want to have kids? Why and why not? What's the ideal age? Ni nko kuvuga ngo ese mwifuza ko mwagira abana byari kubera iki, niye myaka mize kubonaho umwana wumva wabyaramo? Ndifuza kugira abana ko already ndamufite, numva imyaka myiza yo ko wagiraho umwana ari nibura hejuru y'imyaka 25 kubera yuko uko mbyumva nta mwana urera undi. Numva ko ugomba kubanza gukura, wamara gukura ukaba wiyumvamo izo mbaraga, ariko na mbere yaho wumva bishoboye kuba warera umwana nta kibazo, ariko kuri jye ni hejuru y'imyaka 25. You? Jye numva igihe cyiza cyo ndifuza umwana She's not here nagarutse. Ndifuza umwana igihe cyiza cyo kumugira guhera kuri 30 kuzamura ko nabandi mfite cash and zibyo ndimo. Wowe? Njye nifuza ko nanjye nkunda abana, nifuza kugira abana nzamutseho gatoya like mu myaka 30 29 28 28 29 30 namaze kwiyegeranya no kwisuganya njye no twabana without okay, without mentioning any tech, name your most prized possession. Translate for no English. Ni utavuze like name your most prized possession. I'm not even getting this kuyisobanura mu Kinyarwanda. Ngo without any tech udashizemo amatelefone, ama laptop, ama TV, something. Name your most prized possession. Perfume. You? Yeah. Perfume and what? And bibishe sinavuga kundara. Ikindi kiri price. Shoes. Yeah. Shoes, yeah, that's true. Shoes. Wig. Yeah. Wig. This is my only wig I have. Guys, but no. Watch. I don't know. Okay, we gitekereze no ukizi nkana mu kabati mu rugo. Jeans. Yourself. Myself. Yeah. My jeans. Maybe I said myself. Okay. Twakomeje. But I love jeans as well. What's something about you that nobody else would believe? Ibibazo twari tubizira. Ni ikihe kintu bibimva ni bishasha ngo ni ikihe kintu like ngo what's something about you that nobody else will believe? Ni ikihe kintu nta muntu wakemera ko icyo kintu ariko ari wowe dupozinge tukivuga dushiraho na time ariko dushiraho iminota irenza tu njyewe ikintu abantu batakwemera
nuko something about you kikwerekeyeho nta wundi muntu ushobora kucyemera ko like you are that way. I have one. yeah okay Abantu bazi ko namwe kandi muzi ko ndi umuntu uri extrovert cyangwa se umuntu ukunda gusohoka gupatinga but in reality I'm an introvert person like ntabwo mbikunda like ndi wa muntu ukunda kuguma hanze hanze munsi arabitubwiye is it true or no? I don't know watubwiye Yeah, ibyo yeah, tutazi yeah. watubwiye ngo iby'abantu batatu ntabwo twabimenya utapfa kwemera Utapfa kwemera yeah wowe njye ndumva ntacyo ibintu byari byose biri clear. njyewe nuko I pray like several times in a day. Byo twabyizera cyane ni kera nta kindi sinzi ntabwo nkizi bibi wowe ndumva ikintu numva nabwira abantu ndumva cyose njye they would believe ko ari njyewe. okay Yeah. How many times have you been in love? bivuge mu kinyarwanda Hari zinga impamvu dushaka ko tukomeza tubitranslatinga mu kinyarwanda nuko abantu bose ntabwo bumva icyongereza hano tuba dufite abantu batandukanye hari abantu bazi ikinyarwanda gusa hari abazi icyongereza gusa turi kubisaba mu cyongereza kugira ngo amakarita yumvikane mu cyongereza anasobanuke mu kinyarwanda byari kuba byiza tuza kuba twayashyize mu kinyarwanda ariko amakarita ari mu cyongereza noneho ngo how many times have you been in love ni nko kuvuga ngo ni inshuro zingahe wabaye mu rukundo once okay ibindi byari infatuation ni iki mu kinyarwanda infatuation ni iki mu kinyarwanda ni nk'agahararo wowe njye ni nyinshi cyane ntabwo nazibara. okay Yeah, ntabwo nazibara. stop ntabwo nyisubije nanjye wowe subiza hell no njye zirabarika ni inshuro imwe yeah stop fronting yeah my soulmate turabizi ntabwo nababeshya stop no birandenze do you brush before or after your floss well I floss okay ni nko kuvuga ngo uri brosa mbere yuko ucisha kakantu k'akadodo mu menyo ko gukuramo imyanda yeah njye ndabanza nka flossinga then nka brushinga okay Yego nanjye. yeah same when was the last time you forgave yourself I forgive myself every day Last time uno mwaka utangira 2024 itangira nagiye gusenga ndibabarira pe nisaba imbabazi. wisaba imbabazi usaba Imana imbabazi nanjye nisabye imbabazi ubwanjye ndanibabarira. njye nibwo nyibitangira it's a process like ni urugendo ubu rigenda byuka nkavuga Kate you deserve better forgive yourself if you could fix one world issue what would it be bisobanura mu kinyarwanda haramutse hari ikibazo tuzi ku isi ushobora gukemura ni ikihe wakemura ku isi nakuraho uburwayi okay you nakuraho intambara. yeah nice ubukene nabuvanaho kuko ubukene nemera ko ubukene nibwo butuma abantu birirwa mu ntambara mu nduru okay yeah bagakreya n'indwara kugira ngo babone amafaranga so if money wasn't an issue how would you spend your time oh my god ugenda kubanza bivuga mu kinyarwanda amafaranga atari ikibazo ni gute wabayeho ubuzima bwawe ni gute se ahubwo ntabaho waba ubayeho gute ngo ni gute zago nabaho
byose yabikorera mu buzima. natravelinga nkaryama nkarya nka shopping hehe hose. you Nakora nkagenda ahantu heza nkajya mu masauna kuri beach amavakansi meza Ibiza, Maldives, Bali, wirirwa urya amafruits. nafasha n'abantu. Yeah. Okay. Yeah. Tell us about the best birthday you've ever had. Oh my god. Isabukuru nziza Wait, wagize. Keti uzajya ubivuga mu Kinyarwanda. Sorry, akanga kashaka kuba gakatinga. Oya nta kibazo. Okay. Tell us about the best birthday you've ever had. Like umunsi mwiza w'isabukuru nziza wagize byari bimeze bite? Njye anniversaire yanjye nagize nakunze mu buzima bwanjye. Ni anniversaire yanjye ya 12 ans. Ni ubwa mbere nari bankoreye fete. Ubundi twari tumenyere ko papa akuzanira cake bakakugurira imyenda inkweto ariko yari fete kandi ari surprise. Mvuye kwiga ku ishuri muri primaire ndi kurangiza 6e primaire baransurprena nsanga batumye abantu abatante abakuzi n'ibintu nyine batetse hahiye mu rugo. Nari nkiri umwana akiyo ntuza ntago nzayibagirwa mu buzima ko narishimye pe. Yari ubwa mbere bankoreye surprise ntanakekaga. Mbaza wanjye kuvuga iyandi ya 25 like uje 25 iyandi ya 27 iya 27 nari imbere. Okay, you Your birthday zanjye zose ziba nziza. Surprise ya mbere mu bwo bankoreye nari nagize 15 ans yandayibuka. Izindi nduma adulte zose ziba ari nziza. Yeah, even me, like ikintu nkundira kuri birthday nuko mama wanjye abyuka mu gitondo akansengera, like bigenda bikumbura agatera agasengesho akansengera hehehe. I like it and ntago ndagira the best of the best, but I love to spend time with my friends. Then my birthday is 1st November. That's ntago iyo ngizo abiri iri gucounting. Bashaka gucelebrate guys nibaza kino kintu uretse gato bashaka gucelebrating a birthday nagize muri November bakayicelebrating muri December. I'm grateful for y'all but we pass. Muri here 1st November. Ungrateful kid. I'm grateful. What's your experience with race? Like race I think ni amamodoka ibi ntago bitureba. What was Wow. What was your spiritual background as a child and how does it impact your life today? In Kinyarwanda? Okay, spiritual background as a child and how does it impact your life today? Yeah, ni gute se wakuze ni usenga, for example like me, bivuge meni muceri nitangirireho. Kera na mama wanjye people near me barabizi. Hari ukuntu narotaga ibintu bikabyuka biba kubera gusenga. And then nkabyuka subizi sinabikubwiye. I used to. Wow. Yeah, so byaragiye ariko kera hari ukuntu naryamaga nkarota nk'ijwi riri kumbwira ibintu and some of them bigenderaho till now and nkabibwira mama ko rero ukunda gusenga cyane. Byabaga wasenze cyane? Not really. Okay. Not really. We move. Wowe? Nje myizerere yanjye nakuze mu rugo turi abakristu n'ubu turi abakristu, so impact ngiraho ubu ngubu ni ukumenya icyiza n'ikibi. Nanjye nakuze nigishwa gusenga, nigishwa kwizera Yesu, nigishwa kumenya Imana, so nibwo buzima nakuriyemo, nibwo buzima bwanjye nk'umwana wa pasiteri. Yeah. How does it impact your life today? Kugeza ubu ngubu nibyo nkigenderamo, nibwo buzima bwanjye, nta bundi buzima nzi. Are you living the life you dreamed of? Uri kubaho ubuzima
wahoze urota? yego kuko na dirimingaga kuva kera kugira umuryango, kugira umugabo, kugira umwana, donc gufonda famiye kandi nabigezeho. Yeah, I'm Wowe? living my dream. Nice. Wowe? ego nanjye mbaho mu nzozi zanjye kubera ko ibintu nasengeye ndabibona mbibamo n'ibindi bitaraza ariko ibyo nasengeye byose ndabibona bibamo. So I'm living the dream. Nice. What about you? Me too. Okay. One day part time. Niko bavuga harya. I'm not yet there, but ni gutya. What is the ideal age to die? For me 90. Niki ari kubaza? Ni uwuhe mwaka mwiza wo gupfa? Njyewe ntabwo nkunda kuramba cyane, nkunda gupfa ko ku myaka nka 80 ibihagije. You? Ntabwo skip that what? Hela? Yeah. No. No For me Ntabwo numva numva ari ideal age. nta ideal age yo gupfa. Okay. Yeah. Well, njye umuntu like ijana mu majana gutyo mba numva ariyo time. Okay. If you could snap your fingers and change one thing. Nisubiyeho 80 ni mike. Uvuze uragukunda kuramba. Yeah. Ntabwo nari nabitekerejeho 80 misembariya Ni mike. 90 basi ni 5 96. Nyigira ijana. Ijana aba ari myinshi. Ijana sha. Ijana mbona ari myinshi. Ijana uba warakutse amenyo abenshi batakinumva. Ariko ufite umuryango kwitaho. Ibyo bintu ndabitinya. Grandpa wanjye kandi ari muri 100 and ari strong. So numva yeah. Ijana rigeze ndi strong ntarwaye rwara batarirwa banyanika ku zuba. Ibyo nibyo nanga, utacyumva utakireba, ibyo nibyo nanga. Bigeze ndi healthy nta kibazo na 200 ariko yeah. If you could snap your fingers and change one thing about yourself, what would it be? Nuvuga ngo ari ukugira gutya and then ugahindura ikintu cyawe ku buzima bwawe cyaba ari ikihe? Ducunguze uburyo mwete. Ntacyo. ari ukugira ngo yeah. Evan. Ushaka ko ari byinshi. Byazakorerwa surgery. Ntacyo. No comment. Ni byinshi. No comment. Birahari ko it's a lot. Parenting is hard. Nyine niba gutya bidashobotse surgery irahari, don't worry. Okay. Parenting is hard. What should your parents have taught you when you were younger? That this world is not La La Land. Translate. Kurera biragora. Ni ikihe kintu ababyeyi bawe bagakwiye kuba barakwigishije iyo uza kuba uri umwana? Kurera biragora. Bakwiye kuba baramwigishije ko ubuzima buri unfair, ko ibintu byose bitagendera umuntu uko abishaka. Nkakura mbizi ko ubuzima buri unfair. Bari kuba baranyigishije kujera amafaranga. Yeah. Yani ibindi byose baranyigishije. Nice. Ubuzima atari La La Land. Yeah. Ubuzima ntago ari Disneyland bahita gute mu Kinyarwanda? Uko nyine. Disneyland mu Kinyarwanda. Ahantu nyine habera ibintu by'ibishushanyo, ibikinisho, ibintu by'indisirabizi habera. Wari mwarakoze ngo Disneyland mu Kinyarwanda ni ntago hitwa Disneyland nyine. Ntago ibintu byikora. Urahaguruka ukajya kubikora bigakoreka. Mbese ni muri ayo magambo. What's your favorite city in the world and why? My favorite city, well, nkunda since Paris.
ngiye nkunda imijyi mishyashya. Dubai. Imijyi mishyashya yose uzi ndayikunda. Okay. Nkunda ibintu bishyashya. Buri gutekereza n'ahandi bibi busubize. Favorite city yanjye iracyari Paris, city of love. Yeah. Yeah. I don't know, somewhere in Asia. Okay. So far. Okay. So far njye kugeza ubu ahantu nanjye ni Paris ariko nanjye ni Paris ariko ni biri mu mutwe wanjye but ahantu nagiye nkakunda Dar es Salaam. That was like Dar es Salaam and Nairobi. Ask each person in the group what are my greatest strength. Ndagiye kubaza umuntu umwe hano buri wese agenda ambwira ikintu anziho nk'imbaraga zanjye like nk'ibintu byanjye nanjye ndagenda mbabwira icyo mbaziho nabo babivuganye twagiye. Keti ni umwana mwiza, ntago atinda ku bintu, ntagira inzika, ntagira amatiku. Thank you. Keti mfite mikoro. Keti ndamukunda. Keti muze yiwe ya mbere agira umwete, agira energy byataye. Rero mbona ari ibintu byiza cyane nari kumwigiraho. Turavuga byinshi. No, birahagije. Hari ikindi ufite? Ibyangombwa. Azi kubana, ukumva ni umuntu uzi gusaranganya abacuti ni ibya mbere. Thank you. Yeah. Well, ujya kuvuga kimwe kuri Agape navuge ibindi kuri wowe. Okay. Dutangiye kuri Agape. Okay, you want to start? Kuri Agape? Yeah, nakomeza nta kibazo. Okay. Na Agape nawe ndamukunda n'umwana mwiza. Agape nawe imbaraga ziwe agira. Imbaraga za Agape agira azi kumva umuntu. Nta nubwo ari judgment. Yeah. Bibisha, she's like, Bibisha strength ye ya mbere, she's open-minded. She's so smart. Ni umuntu uri smart cyane, uri open-minded. Nkunda kumwita ngo ni my AI. AI. Yeah, my AI. Azi ubwenge, Bibisha azi ubwenge, azi n'umuntu arafungutse. Ntago ari umuturage, ntago ari umushenzi. Okay. My turn. Now I'm gonna start with Bibish. Ndatangira kuri Bibish. Bibish nkuko Agape amaze kwivuga ni umuhanga, open-minded person. Ibyo rubizi ubundi. Ikindi ari very kind. Well, njye ikintu cyambere nkundira Bibish umutima we. She's so soft. Like afite umutima woroshye, ama emotion hafi aho, agira urukundo, like ni loyal. Niba yagukunze, niba yakwanze, nagushyira twangana. Niyo bibaye, biba ari bombori, bukabyuka mitono, like, byerekana umuntu ufite umutima mwiza. Nkunda umutima wawe, nkunda uburyo uzi ubwenge, everything. And njye mwitanje na Jolie. And about Agape, she's a sweetheart. Ni inshuti ya bose, ni umwana mwiza, azi kubana. To my side. Bibi, agree or disagree? I would say agree. Yeah. Agape azi kubana kandi n'abantu bose b'ingeri zose. Okay. You have haters? Oh yeah. Nkunda abantu bose ariko ntago ndi inshuti y'abantu, ntago mfite inshuti nyinshi cyane. Yeah. Ikindi kintu ngukundira, she's a hard worker. Okay, iki ngiki Agape niyo yemeje gukora ikintu aragikora. Niba avuze ngo I'm gonna do this, she gonna do it. She's a hard worker. Ni umuhanga. She's beautiful. Yeah. Oh, your strength. You are a very hardworking woman, and ikintu ashyizeho umutima aragikora. Yeah. Correct. Yeah. What is something you're too scared
welcome. What is something you're too scared to go after? Like ni ikihe kintu wumva ufitiye ubwoba bwo kuba wagikurikira? Gukurikira inzira mbi yangeza nko gutakaza relationship yanjye n'Imana. Kwirinda icyaha. Urumva ni icyaha. Mbafite ubwoba bwo kuba najya mu nzira mbi. Ushobora no kuba utari mu cyaha ariko uri mu nzira ubona yakuganisha ahantu hatari heza. Okay. Yeah. You? Ikintu numva natinya gukurikira. Ikintu cyose cyatuma mbu umuntu w'ikinyabupfura gikeya mu buzima. Who did you vote for in the last election? Papa wacu, of course. Ninde bari kutubaza ngo ninde twatoye ku matora y'ubushize? Papa wacu, PK. PK ninde muvuge neza. Paul Kagame. Papa wacu. Mu majwi yose yabonye hari mu majwi y'abantu. Tuzamugwa inyuma. Tuzongera tumutore n'ubutaha kugeza paka. Njye ntabwo nshaka kuba mu gihugu atari kuyobora. Okay, we move. You? Ntabwo byakunda. We move. Okay. Have you ever gone to therapy? If not, are you open to it? Ese wagiye ahantu nyine therapy ni nk'ahantu bakuganiriza bagasubiza ibitekerezo byawe ku murongo mu nzira nziza. Ubuhanga ku bijyanye n'ibitekerezo. Bari wajyayo? Oya. We warajyayo? Yego nagiye. Warajyayo and abakuba byari. No, let's be serious. When? Warabimbwiye. When? Teka nawe urambeshye wagiye. You are my therapist. Maybe anybody will. Yeah, wagiye warabimbwiye. We move. Well, I would love to hire one. Kukomba, yeah, you hire, right? Well, nzajyayo one day. Gusa mbona ari by'abakire, mba mbona njyewe Imana niyo Yesu niwe therapist wanjye wa mbere. Ubona ari by'abakire? What was the experience? Yari bon. Ntago nabonye ari by'abakire. Wishyuye angahe kuri session? Ni by'abantu bose bajyayo. How much did you pay per session? Isaha imwe 15k. Oh. Yeah. Ntabwo ari menshi. No, ntabwo ari menshi. Ntabwo urajyayo? Okay. Should you, tugeze mu biri spicy about relationship, should you have the password to your partner's phone? What? You tubivuga mu cyaro. Wabona password ya telefone y'umukunzi wawe, like wumva wayigira? Ego. Wumva wayigira? Njye no. Njye mba numva nayigira kuko nawe aba agomba kugira iyanjye. Atari ukuvuga ngo ugiyemo kunekaneka ibintu cyangwa gucukumbura, just kuyigira nka telefone ya partner wawe. Kuko hari nk'igihe nshobora gufata telefone ngiye kurebamo nk'ikintu runaka wenda ari muri douche cyangwa asinziriye nyine ibintu nk'ibyo. Kimwe nuko nawe yagira iyanjye hari ikintu ashaka kurebamo, ariko atari ukuvuga ngo nyigize impamvu ari ukushaka kuneka ngo menye ibiberamo. Oya. Okay, wowe urabyumva gute? Njye numva bitari necessaire ko nayigira. Ikintu nashaka namubwira akakimbeberamo. Ntabwo ari paka. Ntabwo mva ari ibintu byatari. Okay, kandi nkize nuko ntabwo ari ngombwa ko tukavuga. Are you open to a long distance relationship? What are your ground rules? Ese like open relationship ni nko kuvuga, I mean dating long distance relationship, umwe ari nka hano undi ari mu bihugu bigiye bitandukanye, se uba wumva wabikora? Wagira umukunzi uba kure yawe mutaba nko mu gihugu kimwe? Yego. Njyewe bibaye ngombwa numva nta kibazo, haba ari impamvu ituma tutaba ahantu hamwe gusa ntibitinde. Wowe turi marié nta kibazo, ariko tutari marié ndumva ntabwo nawacu. None bari kubaza ngo ni irihe, ni ikihe kintu cyangwa nk'itegeko wagendera kugira ngo bikunde biramutse bihari? Communication. You? Nk'uko bivuze agape byaba ari communication tukabanza tukabyumvikanaho.
Okay. cyane ko Ha- abantu bakundana long distance baba ikintu baba bahuriyeho ni kuri telefone, ni communication, telefone, email, kinini ndi telefone. Yeah. So communication yanyu nicyo kintu muba mugomba Na kwitaho trust. cyane Na cyane trust. cyane. N'icyizere. Hanyuma iby'icyizere ko ntabwo wakwizera umuntu mutavuganye nyine mutakominitse. nyine na mbere y'uko mujya gutandukana cyangwa mujya Yeah. gukundana ari aho ngaho Mm. hagomba kubamo iyo muze fondasiyo y'icyizere. Mm. Yeah. Have you ever fallen out of love and stayed in the relationship anyway? Ese wigeze ureka gukunda umuntu kandi mukiri kumwe muri relation and then iyo relation ukayigumamo kandi uwo muntu utakimukunda? Njyewe nope. Yes, mu gihe ndi kwiga uburyo ndi buyivemo. Okay. That's cheating. That's No. cheating. No, ikamisobanura. Kumwe ushobora gukundana n'umuntu hakaba hari wenda ibintu ubona bitagenda neza, ukumva ntukimukunze, ariko bitewe wenda n'ubusabane mufitanye cyangwa n'ibihe mwabanye cyangwa nyine n'ukuntu ubona nyine utahita ubivamo ako kanya. Okay. Ukaba ubirimo ariko mu mutima wawe udahari mu gihe uri kwiga uburyo ugiye kubivamo. Oh. Yeah. Mu kinyarwanda cy'ubu ngubu uramukonjana. Gukonjana umuntu. Kumukonjana. Yeah. Biravuna. Do you believe in gender roles? Me, no. Me, yes. Yes. Explain. Sobanura mu kinyarwanda. Ni nko kuvuga ngo do you believe in gender roles? Njye nemera ko umugabo agomba kuba umugabo, umugore akagomba kuba umugore. Buri muntu mu nshingano ye. Nk'ukuntu umugabo adashobora konsa, nk'uko umugabo adashobora konsa agomba kwiharira umugore, hari n'ibindi umugabo agomba gukora umugore atagomba kwivangamo. You? Yeah, nanjye numvaje buri muntu agomba gukora inshingano ziwe. Okay, njye nemera ko tugomba gufashanya tukabalansinga like tuvuge niba ntetse kora iki ngiki niba ndi kure ntabwo umugabo agomba kurera umwana ntabwo ari ugusigana. None se reka nkubwire wakanga gutwara umwana ku ishuri ngo ni umugabo ugomba kumutwara? No, iyo niyo balance, ni murasharinga ibintu. Iyo ni balance. Tukijya mu biri deep urabona mu isi ukuntu tugendera ku bintu, hari abantu bagira iyo mentality yo kuvuga ngo umugabo arakora iki ngiki, umugore akora iki ngiki, umugabo agikoze ni sakirirego, iyo umugore agikoze ni sakirirego. Nibyo bari kubabwira hano. Niyo gender role. Yeah. Njye nemera ko ntabyo kuvuga ngo sakirirego, nemera ko hari ibintu umugore ashobora umugabo adashobora. Nkanemera ko hari ibintu umugabo ashobora umugore adashobora. Hari nk'ibintu wenda bisaba urugero nk'imbaraga. Hari ukuntu Imana yaremye abagabo ugasanga umugabo harakomeye ashaka guterura nk'ibido ya 20 litre, wowe wenda izo mbaraga utazifite. Hari n'izindi mbaraga tuba dufite umugabo adashobora we atapfa gushobora. Simvuze ko 100% ibyo umugabo ashobora umugore atabishobora, ariko mvuze ko muri rusange urugero byagorana ko umugabo yashobora nko gutwita amezi 9 akayihanganira akajya ku gise agapushinga umwana akabyara, byagorana. Natwe hari ibindi bintu umugabo ashobora gushobora twebwe tudashobora. Niyo mpamvu nemera ko buri muntu agomba gukora inshingano ze, ukamenya ko ibyo ushoboye n'umugabo ibyo ashoboye n'umwebwe mu kuzuzanya, byose bikuzuzanya. Ubwo rero ntabwo ubyemera nawe. You don't believe in gender roles. Like gender roles ni nko kuvuga abagore kera, ibingi ndavuga nka kera hari ibintu ngo bari bararemewe gukora, nicyo bisobanura. Rero ntabwo twemeranwa nuko umugore agira ibyo akora n'umugabo akagira ibyo akora, sibyo? Njye nemera ibintu biri muri nature, ntabwo nemera inshingano abantu bahawe. Okay, njye nemera ibintu ariko byaremwe nyine ariko bimeze, kandi ugomba kubahira mugenzi wawe nawe akabikubahira ko bidashobora kuringanira. Dufashanye, njye nemera mu gufashanya muri byose. Mutubwire muri comment. Ese umugabo azajya akora ibintu bimwe n'umugore akora ibintu bimwe cyangwa se mujye muzuzanya? Your love doesn't meet your parents' standards. You love them anyway, but will your love be good enough? Ni nko kuvuga ngo
like urukundo rwawe ukunda umuntu wenda ababyeyi bawe ntabwo babishaka gukundana n'uno muntu ese wagira urwo rukundo warutisha ibyo ababyeyi bawe bashaka cyangwa se wamukunda wakunda umukunzi wawe ababyeyi wabigenza gute uramutse ukunze umuntu ababyeyi bawe ntibamukunde sinakundana n'umuntu ababyeyi banjye badashaka. okay wowe umuntu ababyeyi badakunda byaterwa n'icyo gihe ariko ubu ngubu aho mpagaze ndumva nta mpamvu ntabwo nabikora ntabwo wakunda umuntu ababyeyi badashaka yego ubu ngubu aka kanya yego ariko wenda icyo gihe mbirimo maybe byahinduka simbizi ariko ubu ngubu ndumva ntabwo uwo mutwaro nawushyiraho. mwese ababyeyi none se uretse gato ababyeyi bazaza babane n'uwo muntu wawe cyangwa ntuzabana n'uwo muntu wawe? Well niba tuzabana se ntazabanyakamwe ngo nuko nagukunze nyine ubu niko mbitekereza aka kanya ariko ntabwo mbizi niba byahinduka kimwe nuko nabigisha kumukunda ni nko kuvuga ngo your parents doesn't meet your parents standards like hari standard ababyeyi bawe baragushiriyeho sibyo urugero tuvuge n'urugero ya standard cyangwa se ahantu tuvuge nk'ababyeyi badashobora kukwemera kujya gushaka umugabo w'umukene sibyo kwa ko wenda bakujyanye mu mashuri meza yego n'urugero niyo standard niko ikibazo kiri kuvuga standard standard y'ababyeyi na cyangwa standard se yanjye biratandukanye kameme cyangwa se let's say ni well wakunda umuntu ababyeyi badashaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabwiye ngo numva ari umutwaro nabireka ariko numva ari ibintu twazakoraho wenda nkabibumvisha nabikora ubu ngubu mpagaze ubu ngubu ntabwo nabikora niba byari umutwaro muremure ariko icyo gihe ndamutse mbirimo nashaka igisubizo ntakibura. Keti nagushubije sinakundana n'umuntu iwacu badakunda ubikatinge bino babizanyemo anger issues izi ni anger issues you are already married nta nubwo ikindi cyane nakorebaga icyo gihe bindura akayano okay but ngiye kubasubiza bano wowe se ngiye nibyo ngiye kubasubiza wowe widusubiza asubiza kino kibazo yes okay ikintu cya mbere numva ko tutagomba kuko umuntu mugiye kubana niwe ugiye kubana nawe ababyeyi bawe burya umubyeyi ni umubyeyi nukunda umuntu umubyeyi nawe azamukunda unless umuntu atari less ari toxic aragukubita rararara nyine ibintu biri bibi nibwo umubyeyi aba ashaka kuguproteja ariko ntabwo numva ukuntu waba wishimanye n'umuntu umubyeyi akamwanga ugomba gukunda uwo ukunda umubyeyi they're gonna adjust uri kubyo bitewe nawe so yeah. Have you ever cheated or been cheated on? What happened? Ese bari baguciye inyuma cyangwa se waciye inyuma byagenze gute? No comment. No comment. When can you post your relationship on social media? Agapara zicaguye. After being engaged. Ngo guke? After being engaged. Ni ryari ushaka gupostinga umuntu mukundana? Ngiye nyuma yo kunyambika impeta. Rules. Njye numva nabishatse. Yeah, me too. Nandi, tell us about your worst date. Mutubwire, are we going to answer this? It's just not twarakizi ntawe ndagira. Okay. No. Okay. How do you end a casual situationship? Ghost, slow, fade, or direct and honest? Honestly, nagonze ukuntu ushobora gusobanura situationship. Ni igihe umuntu aba atari boyfriend like ntimukundana ibintu by'akazi yazi ibintu biraho ntimukundana ubiva mute? Slow fade ndagukonjana wowe si nayo ndiba nkwihorera. No comment. The ghost yababawe. Ghost. When was the last time you cried? Ni ryari umwe muri bo yarize? Ni ryari warize? Uyu munsi byagenze gute? Izuba. Really? Wow. Oh my god. Sorry the sunshine today.
reka mbe ndi kubyibuka ntabyibuka. ntabwo ndi kubyibuka Skip. But injections, yes or no? What about other cosmetic plastic surgery? Like kugenda nyine bakagutera nyash. Yes or no? or other cosmetic plastic. Mbese ni ugukoresha surgery. Surgery ni ukugenda ukiyongeresha ubwiza bakubaza. Wabyemera ni yego cyangwa ni hoya? bitewe n'uburemere bw'icyo kintu. Wow. Bitewe n'uburemere bw'icyo kintu naba nshaka guhinduza. Hari igihe byakunda nyine. Hari igihe byakunda. Okay, wowe. Baje tuba nta kibazo. Nta Uko wabishaka. Okay. Bitari mu ngiro n'ingaruka. No comment. No comment. Ababikora. But for That's me, a comment. how would you manage finances in a relationship, joint, separate, or somewhere in between? Ni gute ni gute mugenza ubutunzi bwanyu mu mubano wanyu, ese muhuza amakonte yanyu, uba wumva mwayahuza, mwayatandukanya, cyangwa se hagati na hagati twayahuza. Kwa ko ntaraba mariye ndumva nta gisubizo mbifiteho. Wagira joint account na boyfriend wawe? It's a question. Oh yeah. Byaba in between. In Hariho in between. Yeah. Yeah, byaba in between. You're married already. What have you sacrificed for your relationship? Ni cyo kintu wigomwe mu rukundo cyangwa se witangiye mu rukundo? Ntacyo. You? Inshuti zitari z'umumaro. Yeah. Hari igihe ushaka gukundana n'umuntu avuga ati nisara abantu ni bad influence. When you move. Okay. Kuki gusekeshe ke? Can you relate? We move. Ask each person in the group, what relationship advice would you give me? Some turagarutse nanone wese agiye kutubaza, tugiye kubazanya inama twatana mu bintu bijyanye na relation. Niye wama. Iyo naguha muri relation ushobora kuba urimo cyangwa mu yo uzajyamo? Ndimo se nyirimo. Mu yo uzajyamo nakugira inama yo kuzahitamo umuntu wubaha Imana. Kubera ko umuntu yubaha Imana nawe azakubaha. True that. Thank you. You? Nakugira inama nk'iyo agapa kugiriye, then ukamukunda tu. Yeah. Her. Yagape namugira se? No, wowe agapa kugira. Oh, okay. Iyo nakugira ni imwe nagira buri muntu wese. Yeah. Hitamo umuntu wubaha Imana, kuko umuntu wubaha Imana nawe azakubaha. Ntabwo nabihakana. Bibisha ngo bakugira inama kandi uri married? Inama agape namugira ni kuguma gushyira Imana hagati y'umuryango we no kubahana no kuganira no guterana imbere. Wow. Njye inama nakugira se ni iyi. Njye ndi kubona byose to my side. Yeah. Your best friend and your partner aren't vibing. What do you do? Nukuvuga ngo inshuti yawe magara hamwe n'uwo mukundana ntago bari kumvikana, wabigenza gute? Nabanza nkamenya aho bipfira. Nkamenya ese hari impamvu batumvikana ni iyihe? Ese ninde uri mu makosa? Ese hari ukuntu nabahuza nasanga badahura, bidashoboka ko nabahuza nkahitamo umwe ufitiye akamaro. Agape step ya mbere avuze niyo nakora, iya kabiri ni ukumenya kubatandukanya aho duhurira. Niba ari muri gathering z'abantu benshi turi kumwe, wenda anniversaire yanjye aho ngo bakaba bahurira, ariko ntihabeho ya one on one.
kuko ntabwo baba ni bahuze ikibazo ariko niko bigenda. Would you marry someone with opposing political views? For me now. bisobanuye mu Ni kinyarwanda ukuvuga ngo hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo washakana n'umuntu utemera politike iriho yawe, like would you marry someone with opposing political views, like ubona politike iriho akaba ari oppose y'iyo politike iriho, wabana nawe? Njye no, to my side no. If you are against something that is happening right now and you don't wish us well, that means you don't wish us well. twaba twahuriye se ahubwo twaba twaganiriye dute ntabwo byakunda. You? Ntabwo byakunda. Do you stalk your exes on social media? If so, how many banners do you have? Gustalkinga ni nko kwa kundi ugenda ukareba utuntu ex wawe ari gukora ukagenda utureba. Ujya uneka social media za ex wawe? Njye no. nta ex ngira. Okay. You? No. Okay. Should relationships be easy? Ese relation zagakwiye kuba like zoroshye, like Igomba kuba easy. Itabaye easy ntabwo byakunda. we Igomba koroha. kamwindukiriza. Okay. Wowe? Igomba kuba soft. Without you in the equation, could you see a friendship between your ex and your current boo? Yego. Oya nta hantu baba bahuriye. Wowe? Swap. Okay. How has your parents' relationship impacted your love life? Ujya ubisobanura mu kinyarwanda? Ni gute uburyo ababyeyi bawe babanye byagize ingaruka ku rukundo rwawe, ku buzima bwawe bw'urukundo? Nakuze mbona ababyeyi banjye bubahana bashyira hamwe, size mbabona barwana, size mbabona rero nanjye bituma mvuga urugo rwanjye cyangwa urukundo rwanjye mba ngomba kurubungabunga nkuko ntabwo nigeze mbona bad example iwacu. Niyo mpamvu nanjye mpora nshishikazwa no gukora ibyo nabonye iwacu. You? Ntabwo mfite umugabo again. Skip. Impacted my no. Okay. How important is it to raise your children with your spiritual belief? Ibi ni ibyabaga by'abantu bari married. How important is it to raise your children ni with gute your spiritual belief? ese ku myizerere yawe ubona biri ngombwa ko ni gute imyizerere Ni ngombwa gute? Okay. Ni byiza gute tubishe mu kinyarwanda cyoroshye. Ni byiza kubera urugero bimaze iki? Kurera umwana wawe mu buryo bw'imyizerere myiza. Spiritual belief ngenda ishyira ku y'abakristo. Imyemerere mba numva ari iby'akamaro cyane ko umwana wanjye agomba gukurikira inzira muyoboramo, atari ku gahato ahubwo kubimwigisha wenyine, mwabimukundisha ariko ntamuhase. Ndabikunze. Nanjye utamuhase uzajya umujyana kuri Sunday school ariko n'ibiki byose umuhate akiri muto. Hari uburyo ubikundisha umuntu ariko utamuhase, akajya mu bintu akunze. Umwana ugomba kumuhereza umurongo. Sibyo ndi kukubwira se, ukamuhereza uwo murongo ukabimukundisha akabikunda akabijyamo kuko abikunze ariko utamuhase. Iyo ari umwana se ni ngombwa ngo akunde ibintu ko ntabwo aba abizi. Hari igihe umwana ushobora kumubwira umukubitira kujya gusenga, bitandukanye no kumwigisha agaciro ko kujya gusenga akabijyamo kuko abikunze. Ntabwo bitureba bimwe. When do you expect to get the keys to your partner's apartment? Would you feel some type of way if it takes longer than expected? Ni ryari nyine uba ugomba kugira agafunguzo k'umukunzi wawe? Gushyira amashoka. Ndi mugiye gukora ubukwe. Yego. Not a point. Wowe ndumva ari ibyo. Nanjye. Waba uhagera. What is something your partner wants you to be more thoughtful about? Ni cyo kintu umuparteneri wawe ashaka kuba cyiza nyine like kikwerekeye cyakugirira akamaro.
yifuza njyewe ahora yifuza ko mba confident nicyo kintu anyakuhajamo cyane. wowe anjyanye courage iki se katugitegereze. we done and thank you girls. Turashoje. Ibi bintu byose twaganiriye nawe tubwire comment yawe ukuntu byumva, uvuge ngo njye igitekerezo cya kanaka ndagishyigikiye cyangwa sinyishyigikiye kubera impamvu izi n'izi n'izi. Niba mwabakunze aba bantu mumbwire nzabagarure. Bibishe mwari mwamukunze ndamugaruye, Keti nawe niba mwamukunze nawe nzamugarura. Rero mumbwire muri comment. Turabashimiye ko mwadukurikiye, turabakunda cyane. Subscribe. Ikindi niba hano twavuze ibyongereza kandi mutabishaka mutanabikunda mutwihanganire, amakarte yaraye mu cyongereza twagerageje uko dushoboye kugira ngo tuyashyire mu kinyarwanda, so ibyo ngibyo ntimuze kugira gute kubiturenganyiriza. Murakoze. Thank you. Tugeze mu mwanya w'intashyo. Hari umuntu ba Keti bashaka gusuhuza. Mbahaye abantu 3 cyangwa 4 cyangwa 5 musuhuze. Bibitangira. Ndasuhuza Hari umwe bahuriyeho bose. Mireille from Abidjan. Tuvire rimwe. Adia kwako ndagukumbuye cyane. Adia, we miss you so much. William. Turasuhuza inshuti zacu. Njye ndasuhuza undi muntu witwa Baileys. Ndasuhuza inshuti zanjye, ndasuhuza are we doing gusuhuza koko? Ndasuhuza mama wanjye, ndasuhuza abasaza banjye, ndasuhuza famiye yanjye yose, ndasuhuza inshuti zanjye. Mama wanjye akunda Agapa 250 nawe ndamusuhuje. Ese kazayireba. Ndasuhuza papa wanjye niwe mufana wanjye number 1. Ndasuhuza papa, ndasuhuza mama, ndasuhuza nizere ko bita oya wibivuga and muri ugiye kwivugaga ngiye kuvuga ngo arasuza umuntu ya blotse. Oh no I didn't no. Bye. Ako kantu k'inyuma uzagafata sibyo? Ibyo nabyo bifatse ibyo bari kuvuga, don't delete.